energy, get to youth. Ishyari no gushyushya inkuru biri muri bimwe mu bishyira ubuzima bwa bamwe mu byago, naho ibyago byo bikomeje kugorana. Bamwe bataba abaginga bari kuyigira no mu big energy wacu barashaka ko tuzabagwengeza. Hagati ikintu kirimo gitangaje ni ukuntu abo bose berekaye ko bamuri inyuma aribo bari kumuca ruhinga nyuma, bakaza mu bambere mu gushyushya inkuru, gukongeza umuriro ndetse bakarushaho kongera umusonga w'ibibazo bari gushyira kuri Yago. Byarenze inzego, byageze mu nzobere zirambye mu guhosha amatiku n'amakimbirane. Umwiryane, amatiku, intonganya, kumena umuceri, amagambo yihariye arimo ubugambanyi bushingiye gushyira hasi Yago. Nibyo tugiye kurebera hamwe muri aka kanya. Muri make tugiye kuvuga kuri iyo operasiyo ya Yago na Djihad, kuko nigeze ku rundi rwego. Wabyumva utabyumva, icyo nge ngamije si ugushyushya inkuru nkamwe mwese muba mutazi uko byatangiye naho bigana. Gusa icyo wamenya ni uko Yago yakunze kugaragara agirana ibibazo bitandukanye n'abantu batandukanye. Hari bigomba kubanza gukemurwa kugira ngo ngaruke mu gihugu cyanjye nkunda, kuko nge nago nahunze igihugu, nahunze agatsiko nkuko nabyanditse. U Rwanda ndarukunda, nzaruvuga. Nge nifura cyane u Rwanda ni igihugu cyanjye. U Rwanda ndarukunda, u Rwanda rwarantoje, u Rwanda narukuriyemo, u Rwanda ndarukorera, data ararukorera, mama ararubyarira, araruhekera. Gusa munyemerere tumenye umuzi w'ikibazo yagafitanye na Djihad. Ubundi bijya gutangira byatangiye nk'ibintu biraho bisanzwe muri showbiz nyarwanda, gusa ibintu byafashe indi ntera bihindura isura hagati y'uwitwa Uzabakiriho Cyprien uzwi nka Djihad ndetse na Nyarwaya Innocent uzwi nka Yago Pondati ku mbuga nkoranyambaga. The true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza. A number one rapid test boy. I live the life I love and I love the life I live. The top shot number one baddest, Mr. Energetic Man. Mr. Energetic Man. Mr. Energetic Man. Kaboom fire. Alongside. Ubundi byafashe intera nyuma yaho Yago ashyiriye hanze amashusho y'urukozasoni ya Djihad, akanavuga ko yahunze igihugu, avuga ko hari agatsiko k'abantu bashaka kumwica. Ni ibintu Yago yakoze yifashishije imbuga nkoranyambaga ze. Ubundi aya mashusho y'urukozasoni ya Djihad yashyizwe hanze na Yago mu ijoro ryashyiraga kuwa gatanu tariki ya 29 Kanama, maze ayaherekeresha amagambo agaragaza ko ari we wayasangije abamukurikira. Yago yashyize hanze ayo mashusho ayanyujije kuri Instagram. Icyakora nyuma aza kuyasiba nubwo yari yamaze gukwirakwira hose ku mbuga nkoranyambaga. Byaje bikurikirana n'inkubiri yo guterana amagambo hagati ya Yago n'abo yise abanzi be, ngo bamaze igihe bashaka kumwicira izina no kumwivugana. Mu bo yagafata nk'umwanzi we harimo na Djihad, ndetse no mu biganiro bitandukanye bamaze igihe bashyira ku mbuga nkoranyambaga hagaragaramo guterana amagambo no gutukana bikabije. Okimu rero ndetse namwe mwese munkurikiye, ndabizi neza yuko mutegereje yuko mvuga kuri wa mu yoyomyi wanyu, uriya wihaye imirimo ibiri atanashoboye, hari ubu nabyo bikamujabuka, hari ubuhanzi bwaramunaniye, hari kuba umunyamakuru byaramunaniye. Ndagira ngo nkubwire wowe n'uwo mujyanama wawe wamanipiraga abahanzi hano mu Biryogo, umubwire yuko ikibuga cyanyereye. Ikindi, ese Gasaro ka mama yibye itike yo guhunga igihugu? Mugira ngo ibyo byose nitubizi? Abana b'abahanzi barajwe kuri sima hano mu Biryogo. Byose tugize gute? Turabifite kuko dufite ubuhamya ndetse n'ibimenyetso. Hano nta mikino peti. Aho rero ukuntu ibintu bimeze. Yego. Terera mumfashe ikintu. Nabanze yishingure muri biriya biganiro akora yabuzemo abatumirwa nakaravuga ngo igihugu cyose kiramwanga. Yes, turaje turebe. Hanyuma rero yirirwa avuga ngo igihugu cyose kigira gute? Kiramwanga. Natangira kwirenzaho itaka, muzandabure, muzandyakara, je nzaza shinga umusaraba. Period. Hagataho Djihad ntihakanye amashusho yashyizwe hanze na Yago, gusa akavuga ko hari undi muntu yarimo utarigaragaje afata nk'umugambanyi wamugambaniye. Ati amashusho yafashwe n'uwo twavuganaga kandi nari mbyiteze ko azajya hanze.
narabyifuzaga kuko nari ndambiwe amagambo yanyu. Mbonye igisubizo cyiza kandi cyihuse. Ikibazo ni uko uwo twavuganaga batamwerekana. Ubanza ntari kubisobanura neza. Reka mbanze mbahe imva n'imvano y'inzigo ya Djihad na Yago. Ihindura y'amagambo hagati ya Yago na Djihad ntabwo ari nshya kuko bamaze igihe baribana y'ingwe, ndetse umwuka mubi wabo ukagaragarira ku mbuga nkoranyambaga no mu biganiro bitambuka ku miyoboro ya za YouTube zitandukanye. Umwuka mubi hagati ya Yago na Djihad wazamutse mu mwaka wa 2023 ubwo hadukaga inkuru z'umukobwa witwa Zekbi bivugwa ko yabyaranye na Yago. Icyo gihe Yago yagaragazaga ko ibi biri kumuvugwaho ari akagambane ari gukorerwa na DJ Brian afatanyije n'inshuti ye magara Djihad. Uko Yago yahakanaga inkuru zo gutera inda uwo mukobwa, niko Djihad na DJ Brian bakazaga ibyo gushyira hanze ibimenyetso, bagaha ibiganiro kenshi uwo mukobwa wavugaga ko yatewe inda na Yago. Ibyinda byaje kubura gica birangira inkuru zabyo zigenze gake, ariko iterana amagambo no guhigana bukware hagati ya Yago na Djihad byo birakomeza rwose. Ibintu byaje kuba bibi kurushaho mu minsi ishize ubwo Munezero Rosine uzwi nka Dabiju wahoze ari umukunzi wa Yago yagezaga ikirego cyo mu bugenzacyaha ashinja uyu musore bahoze bakundana kumukangisha, kumusebya. Uyu mugore yashinjaga Yago kumwambura amafaranga arenga miliyoni 24 yayamwishyuza akamukangisha ko azashyira hanze amashusho ye y'urukozasoni, dore ko tariki 26 Kamena 2024 Yago yitabye urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Djihad yongeye kubizamukiraho ajya ku ruhande rwa Dabiju kugeza aho Yago nawe abigaragarije ku mugambi ukomeje wo kumusebya. Intambara ya Yago yatangiye bushya ahangana n'uwo ari we wese ukoresha imbuga nkoranyambaga wamuvuga mu cyo yise kwirwanaho, ndetse asaba abafana be biswe aba Big Energy guhagararana nawe muri urwo rugamba rutoroshye. Ni inkundura yaranzwe no guterana amagambo gukomeye, buri wese afite ibyo ashinja mugenzi we. Yago agashinjwa gukoresha ibiyobyabwenge, nawe agashinja Djihad kuryamana n'abo bahuje ibitsina ari byo bita ubutinganyi.